n'amashimwe menshi y'ibitangaza. None tugiye kumva ijambo ry'Imana. Umukozi wawe mu muyoboro agiye kunyurizwamo ibyo washimye ko twumva. Reka Umwuka wawe ategure imitima yacu, twumve icyo dushaka, hanyuma dukore icyo dusabwa kugira ngo uhabwe ikuzo n'icyubahiro. Tugushimiye kuko wakoze birya, uri gukora ibi kandi uzakomeza gukora n'ibindi. Tugukomeye amashyi menshi. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bari namwe. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17, dusome umurongo wa 26 tugeze ku murongo wa 35. Turahasanga amagambo yavuzwe n'Umwami Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17, turasoma umurongo wa 26 kugeza ku wa 35. Basome amagambo yavuzwe n'Umwami Yesu. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi yavuye i Sodomu, umuriro n'amasuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi w'Umwana w'umuntu azabonekeraho. Uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo. N'uri mu mirima nuko ntazasubira inyuma. Mwibuke Mukaroti. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Turakomeza muri ubwo butumwa bwa Yesu Kristo. Mwibuke ko aya magambo Yesu yavuze 21 3:3 kugeza 3:6, 21 3:3 kugeza 3:6. N'ubundi ayo magambo rero Umwami Yesu yavuze. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Ndagira ngo dusoreze mu gice cya 8 cya kino gitabo. Turahasoma imirongo 2. Igice cya 8 cy'iki gitabo, indi mirongo turagenda tuyivuga mu mutwe turi kuganira, kandi turafata umwanya muto, ntabwo ari umwanya gusa kwa munini. Luka igice cya 8 umurongo wa 11 kugeza kwa 15. Ubutumwa bwiza. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda, amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga. Amaganya subiremo, ijya binigana. Umwabo bitera umuntu munini, ijya binigana. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda, amaganya ajya nigana. Ushobora gutera umuntu ukamunika, ufura ikaze. N'ubutunzi bujya bunigana. Ushobora kunika ubutunzi. N'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga. Ntibere imbuto nziza.
izo mu butaka bwiza abo nibo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana, bakera imbuto kubwo kwihangana. Nakira neza ijambo ry'Imana. Amazina yanjye kubashyitsi ni Juste Gatanazi. Imana yangiriye ubuntu, mfite izamu, mfite n'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Nazanye na bene data muri murimo w'ivugabutumwa korali Roboti. Turabashimira ko mwatwakiriye neza, twajyanye neza. Roboti siko bimeze? Twariye neza, siko bimeze? Twariye nk'abayobozi, twariye nk'abakire, mwatwakiriye neza. Noneho kubashimira kubera ko nyuma ya saa sita ntibuze guhita ngenda, nimugoroba hari imirimo ngomba gukora. Rero mboneyeho kubashimira mwese, kubashimira indirimbo nziza mwaririmbye, abaririmbyi yaba bikorera amahoro mwarivuguye cyane. Kera bari abagore gusa, ariko nabonye mwarafunguye ibintu cyane. Hanyuma korali Alliance, indirimbo nziza mwaririmbye, Imana ibamugisha. Korali Muwe muracyafite imbaraga, indirimbo mwaririmbye, Imana ibamugisha. Korali Alliance mwe kugenda muzigwiza, aho mwahereye murahazi, zigenda zigwira kandi Imana ibakomereza aho ngaho ntibazasubira inyuma. Korali Muwe mwebwe nyine mwarazamukanye, murabizi Muwe compassion, tujye twavuga ibintu byinshi. Korali Betelehemu, Imana ibamugisha, mwese mwaririmbye neza. Kandi na pasiteri utuyoboye nawe yatuyoboye neza mu mwuka, atari muri ya liturujia abantu baba baranditse. Ni byiza ko abantu ngo umuyaga urahuha ugahuha kwawo ngo niko wabyawe n'umwuka wese amera. Imana ibamugisha rero mwese abantu mwaje guterana. Hari abantu guterana byananiye cyangwa se bumva biri useless, bumva bidafite ikintu bimaze. Abantu rero mukiza guterana, Imana ibahereze umugisha kandi muzakomeze kubiha agaciro. Guterana muzakomeze kubiha agaciro, ntimukabisimbuze kujya kwa data bukwe, kujya kwa mabukwe, ntimukabisimbuze baby shower na bridal shower. Hari utugahunda tw'amafuti, ndamunda kubibwira abantu bahariya tubana kenshi, ababwira ko hari utugahunda tw'amafuti abantu batagomba gusimbuza. Yantangara iyo uhamagariye umuntu ngo mbese ku kigo uzaterana ngo hoya ngo nzaba nagiye kwa data we, ni gute kujya kwa sokwe gusimbuza amateraniro? Kiriya cyerekana gutesha agaciro amateraniro no gutesha agaciro Imana. Ntabwo ndi kubabesha, dufite undi mwanya twapangamo ibintu. Kujya kwa data bukwe no kwa mabukwe ni very important. Njyewe ndi kubabwira ngo umuntu abashaka ngo uratera ku munsi ngo yamuzajya kwa data bukwe, kuko kujya kwa sokwe bisimbura amateraniro. Dukwiriye kumera nka Dawidi wavuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo kurya munsi wegera aba ariko murushaho gutera. Kubera iki yabyanditse? Yabonaga abantu bazanamuka bagahunga amateraniro bakayasuzugura. Birababaje kubona umukristo ashobora gusimbuza amateraniro ubukwe, agatera urugomo mu itorero, ariko nta kibazo kidasanzwe. Ndabizi ko hari ibibazo bisanzwe bijya bibaho, abantu bakaba bakora ubukwe ku cyumweru, ndabizi ndanabyemera bibaho. Ariko ku bushake umuntu agatera urugomo agasebya abantu amateraniro akabajyana mu bukwe. Rwose tugerageze tugabanye ibyo bintu, twongere tube abarokore cyane ko Yesu arimo aragaruka. Yesu arimo aragaruka. Nari ndimo rubashingira ko mwateranye, kubera ko abantu benshi bisigaye birimo birabagora. Abantu batakiri mu zindi gahunda, Imana ibahereze umugisha. Turabashimira ikaze, turabashimira kutwakira neza, Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana. Musanzwe muzi, musanzwe mwarigishije, musanzwe mwarigishijwe. Icyo nasabwe gusa kugira ngo mbibutse. Rero abantu bibutswa ibintu bigishije, abantu bibutswa ibintu bize, abantu bibutswa ibintu bigishije. Umwuka wera uhereye ejo no muri kino cyumweru narapfukamye ndasenga kugira ngo Imana ibe ijambo ryo kuza kwigisha. Sinkunda kugendera mu kamenyero, abapastori tugira amajenda ari mu nyigisho zitandukanye, nizo muri 90, nizo muri 80 no muri 2 turasigira aho twaraciye imirongo. Ariko numvaga nabishaka, ndasenga kugira ngo ndege Imana amatwi n'umva ubutumwa nabahereza. Nta kindi kintu umwuka wera yansabye ngo yibukiriza abantu y'uko gahunda yo kugaruka kwanjye iri hafi. Yesu ashimwe, haleluya. Umwuka wera numvise ari kumbwira ngo mvugane namwe mbibutse. Mwarabiririmbye, numva Imana ivuze, mwarabiririmbye, mwarabibwirijwe, ariko umwuka wera yambwiye ngo nongere mbibutse.
nongere mbabwire mwibuke ko Yesu Kristo ari kuza. Hanyuma ikintu cya mbere ngiye kuvugaho nuko kugaruka kwa Yesu ni ibyiringiro by'umugisha ku itorero, ni ibyiringiro by'umugisha ku bakristo. Hanyuma icya kabiri ni icyo tugomba kwirinda. Cya gatatu, icya kabiri ndi buvugeho nuko Yesu azagaruka ibintu bimeze nkaho bisanzwe. Ntabwo buzaca hari ikintu kidasanzwe, oya. Ntabwo buziye hari ikintu kidasanzwe, oya. Bizaba ari nk'ibisanzwe. Ndagira ngo ndivugeho mu kubibutsa, mukabwira ngo mwibuke, kubera ko mwarabyize, murabyigisha, murabiririmba, ariko Umwuka Wera arashaka yuko tubizirikana. Hanyuma icya gatatu nibyo tugomba kwirinda. Mu gihe tubyitegura, mu gihe twitegura kugaruka kwa Yesu, turirinda iki? Hanyuma icya kane ni ibintu tugomba gukora. Ntabwo ndavuga byinshi, ndavuga ibintu tugomba gukora kandi umwami Yesu yavuze. Imana idufashe. Navuze ngo icya mbere ndibuvuge ni uko kugaruka kwa Yesu ari ibyiringiro by'umugisha ku bantu bizeye. Byanditse muri Tito igice cya 2 umurongo wa 13. Kubera iki ari ibyiringiro by'umugisha? Ubundi kugaruka kwa Yesu nibyo biha igisobanuro ibintu turimo. Nubwo aya materaniro nta mpamvu yaterana niba Yesu atazagaruka. Aya materaniro kubateranye bifite impamvu kubera ko Yesu azagaruka. Repetisiyo zikorwa zifite igisobanuro kubera ko Yesu azagaruka. Kubatiza no kubatizwa n'igaburo ryera n'amasengesho y'iminsi 5 mu cyumweru gitaha bifite meaning, bifite igisobanuro kubera ko Yesu azagaruka. No kuvuga ngo Yesu atazagaruka no kubaka urusengero nta gisobanuro bifite, abantu barureka. No guterana abantu babireka kubera ko ntacyo bisobanuye. No kurepeta abantu babireka kubera ko ntacyo bisobanuye. No kubura uniforme bifite meaning, bifite igisobanuro. No kujya mu gatenga, ndabizi ko muri guteranya amatiki, mufite na gahunda zo gusenga n'inzara ikabarya. Ibyo bintu bifite igisobanuro kubera ko Yesu azagaruka. Kugaruka kwa Yesu ni ibyiringiro by'umugisha ku muntu wizera Yesu. Kugaruka kwa Yesu ni ibyiringiro by'umugisha ku itorero. Iha agaciro iby'itorero dukora, kuko turi hano twese turyamye ku ijambo, twicaye ku ijambo ko Yesu azagaruka. Hari umupasitori umwe watubwirije, aratubwira ngo ni naryo sezerano ridatera ishyari. Ni umupasitori mwari twigishije, aratubwira ngo niyo sezerano ridatera ishyari. Yohana 14 Yesu yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Yarabizi ko za misile zizabaho, yarabizi ko za bomba atomike zizabaho. Ntabwo batinya bomba atomike. Putin arakangana akaba ati ndakire kura abantu bagahinda ibishyitsi. Waba ngo Korea y'Amajyaruguru ni Kim ninde? Cya kigabo kiki arabati ndakire kura. Ntabwo batinya bomba atomike, ntimuhagarike imitima yanyu. Mwizere Imana, nanjye nimunyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo badahari bamubwiye, ariko noneho ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane. Yesu arimo aragaruka, arashaka yuko tubyibuka, tubizirikana ko arimo kugaruka. Kubera ko abantu benshi bararangaye, isi imejeje indabo, abantu bari disitire bararangaye, za pati ni nyinshi, ibyifuzo bibaye byinshi. Nubaka inzu ya mbere, nubaka inzu ya kabiri, ndagize icyiciro cy'amashuri ni byiza, kino kiriya kindi, dukora iminsi mikuru. Abantu bararangaye, ariko Yesu arimo aragaruka. Umupasitori muri kunavuze ni kubabwira ngo natwigishije ngo
ni isezerano ridatera iki ishyamba. Ariyo ijya gusenga bamwe Imana ikabasezeranya poromosiyo, abandi visa, abandi ikabasezeranya amazu, akabegera wakumva akantu kinjiye kumva karagufashe kubera ko wowe Imana yabwiye ngo mwana wanjye ihanganire ibikugerageza, akaba ari byo cyura ugacyura kwihangana, ndagacyura viza yo muri Amerika, ndagacyura inzu, ndagacyura imodoka, ndagacyura poromosiyo, wowe ugacyura kwihangana. Mwana wanjye nzaguha imbaraga zo kwihanganira iki gerageza. Pawulo se ntabwo byamubayeho mwene wacu? Pawulo ntabwo ejo bundi Imana iherutse kubimubwira, yaravuze ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya kangahe, ngo yinginze Imana ibihe bingahe, ibaze umuntu ujya mu ijuru rya gatatu ngo yinginze Imana ibihe bitatu ngo imukize igishaka, ikintu cyamuryaga cyari kimubangamiye. Imana irangije iraza kumva mwana wanjye. Niba aravugira mu gutwi kwa Pawulo, niba arakoresheje ubuhanuzi bati Topaya batumva uko Uwiteka avuze, ubuntu bwanjye buramuhagije. Ugacyura ubuntu bwanjye ariko hari isezerano ridatera ishyamba, rifitwe n'abantu bize n'abantu batize, rifitwe n'abakire, rifitwe n'abakene, rifitwe n'abakora muri perezidanse n'abakora mu rugo rw'umukene. Iryo sezerano turarisangiye, abizeye Yesu, abantu bihanye, abantu bakijijwe. Iryo sezerano turarisangiye, nzagaruka mbajyane aho nzaba namwe niho muzaba, aho nzaba namwe niho muzaba. Ndakunda kubwira abantu ngo harya abantu bagorana kumenya ibintu byinshi muri Bibiliya. Abantu nyine turabyiganiza kumenya ibintu byinshi, tukabyiga tukagorana. Abantu bazabahere muri paradizo, abandi mu ijuru bati ntarihari, bati bandihanarerere ibintu byinshi, bati tuzakora iki. Njyewe nabwiye abantu ngo nimumvune umutwe, mwe mukeneye kumenya ibintu byinshi nimubimenye. Njyewe nimumvune umutwe muto utakura n'ibintu byose. Njyewe hari ibintu bikeya nzi ariko mba numva ari iby'ingenzi. Njyewe mu bintu nzi, hari abantu bambwira ngo tuzaba mu isi cyangwa tuzahinduka paradizo, abandi bakambwira ngo tuzaba mu ijuru. Njyewe hari akantu navanye munsi, ni akantu kavuga ngo aho nzaba niho muzaba. Ibindi ntibinde. Yesu nabo bagereko nzaba bagereko, n'abakimironko nzabakimironko, n'abigoma nzabigoma. Ibindi nimumvune mugenda mubishakisha. Njyewe hari ikintu nzi, aho nzaba niho nzaba. Amen. Utoya ushaka ibintu bimenya ariko mu bintu nzi aho azaba. Hari n'abantu bajya bambwira ngo ariko ngo Yesu barashaka kumwora, ngo ariko Yesu bazaba ari umwirabura, bazaba ari umuhindi, bazaba ari umwarabu, bazaba ari umushinwa, bazaba ari mu bya Skandinaviya, y'abazungu beza barebare bafite uruhu rw'umweru cyane rw'inzobe kuruta abazungu bo mu majyepfo n'imisatsi miremire ikora hariya. Ngo Yesu azabasaba muri Skandinaviya, mu majyaruguru y'Uburayi hakonje cyane, cyangwa se azabasaba n'Abanyamerika. Ibyo nabyo mukungora for nothing. Mwewe ufite imitwe yakira n'ibintu byose ujye wishyiramo, ariko njyewe nahisemo kuzajya menya utuntu tw'ingenzi. Mukuru wanjye Yohana, apotre Yohana, hari ikintu yavuze. Yaravuze ngo bakundwa turabana n'Imana, uko tuzaza ntikurerekana, ariko niyerekanwa tuzasana. Ibindi bimungore tuzasana. Ubwo nasa n'abarabu tuzasa n'abarabu, nasa n'abo muri Skandinave nzasa nabo, nasa n'Abanyamerika nzasa nabo, nasa n'abirabura nzasa nabo. Ibindi bimungore uko azaza mwimbaza uko azaza. Njyewe ntabwo mbizi,
muzayibaze pasiteri wambaje mubaze muzehe Karekezi niyo mu ishuri rya Bibiliya kuva kera akigisha abantu kuva kera muzagende mubaze hari umuntu agiye kwigisha abantu mu ishuri rya teoloji arabwira ati ngende umuhanga niza haniga ibibazo byose mufite nzabisubiza rero abantu bamaze kwiyemera buriya bahagaze imbere y'iterambere bakikocinga bakigira ukuri bati ngende umuntu wadaje arabati ngende umuntu wadaje nzabasubiza ibintu byose muzabaze ati ngende nizaha nikaha ariko nizere ko irahaye kugenda kuko niba ndi kureba iri kugenda no kugira rero ndi kureba muze kumfasha mu kuyigenda ndi kugenda n'ibidahagaze ngende nizaha nikaha none ibibazo byose muzabaza amureto zabasubiza mukandi umunyeshuri umwe arahagurutse n'abanyeshuri murabazi bati mwari bati mfite akabazo bati kamaze iminsi kari kuncanga bati n'akahe Bibiliya itubwira ko inkoko yabitse gatatu iriya nkoko nyirayo yitwa gatatu bati ngwiki bati mwari maze kutubwira ko muri budusubize ibibazo byose dufite bijyanye na Bibiliya sinumvise mu kigo kitambutse seminari none mwadufasha dukeneye kumenya izina rya nyiriya nkoko batiki batizina ajya kuri Google ajya izina ryaho ukuntu Yesu azabasa muzayibaze pasiteri Karekezi na pasiteri wambaje nibo bantu babajije muri uyu murimo ariko njya akantu gatoya nzi kandi ku buryo mwumva yuzwe nuko Yesu azabasa ariko nzaba nzi kandi ibyo nta kintu bintwaye noneho nahazaba ntabwo narabimenye utwo utuntu dukegewe nzi kuko ibindi mukazabibaza muzabaze bazabe ngo tuzabahe ariko njyewe hari ibintu nzi yavuze yaravuze ngo aho nzaba niba ari magendu nta kintu bintwaye gihamwe na Yesu niba ari Kimironko nta kintu bintwaye niba ari Kodiyari nta kintu bintwaye niba ari Bugagari niba ari Ingoma nta kintu bintwaye ahazaba niho ibindi bisigaye mukabibaza pasiteri Karekezi wize kera akanigisha akabara ishuri rya Bibiliya na pasiteri wambaje kugiga i Burayi banakigishije i Kigali abo nibo muzabibaza ibindi muzabaza ngo Yesu azabasa ateriyeka bari muzabibaza ntabyo ishuri ni byiza ariko akunze ni kamwe kandi karanyuze uko azabasa niko ahazaba niho kandi ibyo ni iby'ibintu by'umugisha bwize isezerano ridatengushye kandi ryabitse maze ufite imodoka arifite mudafite imodoka agize gute twese turabifite ntabwo riterushye uburinganire abagore barabifite abagabo barabifite abantu bose bakishijwe bafite imitima iboneye barabifite kuko Yohana yaravuze ngo ufite icyo byiringiro yiboneza nuko wagize gute yirukana imyanda mu mutima we yirukana ibyaha mu mutima we agatuza mu mwami Yesu Yesu ashimwe icya kabiri Yesu azagaruka ibintu bikomeje nk'uko bisanzwe ntimugire ngo muzabona ikintu kidasanzwe oya umwami twasomye amagambo umwami Yesu yavuze yatubwiye ngo uko byari bimeze mu minsi ya Nowa ngo niko bizabera no ku munsi wo kugarukaho byanatubwiye ngo nuko bizaba bimeze mu gihe cya Loti uko byari bimeze mu gihe cya Loti ngo abantu barubakaga abantu bakoraga bizinesi kugura no kugurisha abantu bakoraga bizinesi bakajya kurangura barangiza bagacuruza abantu barubakaga amazu bari kubika bari kubaka bubakisha inzu ya mbere inzu ya kabiri Imana idufashe cyane Yesu yaravuze ngo mu gihe cya Nowa ibihe byombi
yarabivuze ngo abantu bararongoraga, abagabo bararongoraga, ngo abakobwa barashyingirwaga, habaga mariage, ubuzima bwari bukomeje nk'uko bisanzwe, ngo abantu bararyaga ntabwo byari byabananiye kurya, abantu baranywaga ntabwo byari byabananiye, ubuzima bwari bukomeje, abantu bari muri za pati. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bari muri izi anniversaire. Abantu bari mu bukwe baririmba bya bindi nababwiye nimugoroba, muboza wanjye wandutiye bose, mwizawe uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza. Ntibabe gukora kuririmba Mwezi Imana yaremye hano ku isi, nta n'umwe nakunze uretse wowe Ramya. Defate barashyingirwaga, barashyingiraga, baririmba izo ndirimbo. Anita mukundwa, Anita wampaye roho, kuba nyikubo. Barashyingirwaga, bararongwa, bakoraga za pati na after party, iminsi mikuru barayikoraga. Hanyuma ab'igihe cya Nowa ngo umwuzure warabatunguye, umwuzure warabatunguye. Ab'igihe cya Loti amazuku yarazamutse. Kwigisha amazuku i Kigali biragoye kuyumva, abanyarwanda murayazi. Amazuku yarazamutse, umuriro urazamuka, undi uramanuka. Uzasome neza, hari uwazamutse, hari n'uwamanutse. Abari kurongora, abashingiwe, abari kuririmba muhoza wanjye, abari kuririmba Rezarero ya Defate, abari kuririmba bampaye roho. Kandi abari maso nka Loti, marayika yari kubabwira ibintu bigiye kuba. Namwe mwateranye, marayika arimo arababwira ibintu bigiye kuba. Yesu ashimwe. Marayika yari kwa Loti, amubwira ngo please harakurikira vuba quickly, bahano amazuka aramanutse. Namwe marayika ari kubaburira, ariko mukunda n'abagore kuvuga ngo igikenya ndicyumva ihoni, igikenya ndicyumva ihoni. Negere umutima mbye niba kubyuka, negere nanga iwacu turaziranye, nuko muri nanga turaziranye. Baro igikenya ndicyumva, igikenya kiri hano ntabwo kibuze kumva ihoni, ntabwo kibuze kumva ihoni, ntabwo kibuze kubyuka, ntabwo kibuze kubyuka. Marayika yari ari kwa Loti, amubwira ngo gira vuba. Akamubaza ntamuryango ufite inaha? Nubutse si ibintu atubwira. Yesu yari arimo aganiriza abantu, arababwira ngo mwibuke muka Loti, mwibuke muka abagarura mu isezerano rya kera, mwibuke ibihe bya Nowa. Abagarura mu isezerano rya kera, mwibuke ibihe by'igihe cya Loti. Mubyibuke. Marayika yari arimo ateguza Loti, amubwira ngo amazuka araje, umuriro uraje, gira vuba. Aramubwira ngo burira abakwe bawe n'abakazana bawe. Uzi ikintu Bibiliya ivuga ngo yagiye kubaburira ngo babihindura ibikino, joking. Abantu basigaye bafata ibintu by'Imana bakabikinamo komedi. Kiriya nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko Yesu agiye kugaruka. Imana izakomeza gukina n'abantu, Imana izakomeza gukinishwa ngo bakwe ba Loti bakinyemo komedi. Vyeroti. Ese urasaze? Ese ni ibintu warose? Vie warahamutse. Mumushyire abapsychologist, bamukataringe. Come
ati nyamara umuriro ugiye kuza. Marayika yavuganye nanjye, viye wayiki viye hasa wabasha wayiki ko twari tuzi ufite ubwenge bwo kwiza. Bikugendekeye gute? Nyamara navuganye na marayika, amazuka agiye kumanuka, umuriro ugiye kumanuka, ugiye kuzamuka, ahantu hagiye gushya. Ati mutabare wote mushire abapsychologist yarwaye hamuka yarusubira yuko barwara. Marayika aramubwira abo bakwe bareke n'abakobwa bareke n'abana bagiye gute ubigende bikumana n'ikoki. Marayika arimo aravugana namwe mwebwe, abatari kumvira ijwi ry'ibihugu, abatari kumvira ijwi mwebwe muri baroti. Marayika ari kuvugana aravuga ati kiravuga igende, kubera ko turi kureba ku minota. Ese mwari muzi ko Imana ubwayo izi umunsi iyi si izandikira irimo irareba ku minota, irimo irareba hari hasigaye bike, bamutera umwete bamufata ukuboko. Imana izana korali Impuhwe na Betelehemu na Maranatha n'Amahoro, irangije ihita izana na Rehoboti kugira ngo batere umwete, ifata ababasha umuvana i Kigali imuzanira Rubavu kugira ngo batere umwete, ifata Pasiteri Kamana araza arababwira ngo nibafunike bagire umwuka wera birukana ibintu biri muri bo, hara mugire za muhunge. Barangije barajokinga, abandi twaraye twumvise bavuze ngo Imana ifite zero, ukiba kubitagaha n'igihe cya none niko byagenze. Babonye bazi ngo kibatifiye ko twabanye nawe mu buryo ubwenge bugiye ubwenge wari ufite bugiye nyamara ni ukubasanga. Umushakira aba psychologist, abaganga b'indera na Karayesi bamufashije byarasaze, babona ari kubaza bati imvura izaba, imvura n'igiki, imvura itaraba. Kiriya gihe cya Nowa imvura itaraba, usoma mu itangiriro ubutaka bwatuswaga n'iki kivuye ku Mana. Imvura itaraba yababwiye ibintu bitari byaba, usoma ibura kugira ngo yababuriye ku bintu bitari byaba, bitari byumvikana. Baje kubona viye yadukanye ijambo imvura itaraba. Umuntu wa mbere wavuze imvura ni Nowa, niwe wavuze imvura. Retayo irasha kabisenge. Gatatu ibyo tugomba kwirinda, ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Tugomba kurinda imitima yacu ntiremererwe n'ivutu, ntiremererwe n'ubutunzi, ntiremerezwe n'ibinezeza by'iyi si, ntiremerezwe n'amaganya. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri burya, kugira ubutunzi bwinshi hari igihe biba bibi, no kubura nabyo byose ni ibigeragezo. Kugira ubutunzi bwinshi si ikibazo, ariko hano Bibiliya igaragaje ko iyo wemeye ko bukuyobora bugutwara mu bintu ushaka. Nimugoroba harabona nayo mbwiye ngo hari abantu umuntu ashobora kuririmba muri Betelehemu ariko arariye, yakuzuza inzu agahamagara isope ngo kize kiririmba aho kugira ngo ahamagare korali Betelehemu. Ibyo ni ugusiba, ibyo ni ivutu. Ariko mu Kinyarwanda cyiza ni umurego, abantu barambiwe indirimbo z'Imana, ngo indirimbo z'isekira z'isi, abantu barambiwe ibintu by'Imana, barabihaze baguye ivutu.
urumva barabigarura bakabigarura amaganya. Satani arimo arateza arokore ibintu byinshi bigatera amaganya. Burya kwa Yobu, igihe yatwaraga ubutunzi bwa Yobu, hari icyo yari agamije. Igihe Satani yatwaraga abana ba Yobu, hari icyo yari agamije. Muzi ikintu yari agamije? Yari agamije ko umutima we wuzura amaganya. Igihe yamutezaga indwara abaganga batashobora kuvura, indwara ibabaza yo kuribwa umubiri, ibi Satani aracyabikoresha. Aracyatera abantu anyuze mu bukene, aracyatera abantu anyuze mu kubatwara abo bakundaga. Hari abantu barakajwe nuko abo bakundaga bagiye. Umugabo nakundaga yaragiye, sinzabarira Imana. Umugore nakundaga yaragiye, umwana wanjye yaragiye. Buriya abantu hano bicara n'utuntu twinshi, baragenda n'utuntu twinshi. Muzi ikintu bigamije? Ni rya jambo umugore wa Yobu yamubwiye ngo tuka Imana witwiye. Ni ukugira ngo umutima uremererwe n'amaganya, umutima uremererwe n'amaganya, hanyuma utuka Imana upfe. Hari abantu baterana barapfuye, hari abantu bagenda barapfuye. Tuka Imana bire gute? Burya niyo yari intego yo gutwara abana, niyo yari intego yo gutwara zanga na zangamiya, niyo yari intego yo gutera indwara zidakira. Indwara ihora ikubabaza, ugendana ukivuza igisenge, ukajya kuri Ndengera kirinike, iracyaho yababwira ngo ukajya kuri Ndengera kirinike ukubwira ati noneho haje umudogiteri ukomeye Kibogora, ukamugiyeyo. Bati noneho waje Faisal ukaba uragiye. Bati noneho Sehashirika ukaba uragiye. Uzi ikintu bigamije? Yazanye kugira ngo umutima uremererwe n'amaganya, hanyuma utuka Imana upfe. Nawe uzavuga ntuzayituke. Niba warayitutse gihane, niba umutima wawe uremerewe n'amaganya, yirukane. Hanyuma hari n'abandi bantu imitima yabo iremererwa n'ibintu bafite, ubutunzi bafite, posite ziremereye, imyanya iremereye, akaba atagiterana. Yabona posite iremereye akaba atakiri muri korari. Barabona leta n'abayaba batamarise kwishana kuba disipari n'umukono. Mbese muri iyo posite iremereye itandukanye n'urwabo. Niba umwe yararyoye n'urwabo akagenda, undi akabona posite iremereye akagenda, bose ni babuze. Ubwo posite iremereye yagushije kimwe n'urwagwa rwagushije. Management ya posite zigize gute? Management y'amafaranga menshi. Ariko njye amafaranga mfite n'amafaranga yo kubajyana yo gutera ko ntuzadirija ute dirija wandi sinzi niba yiwe dirija karakara ka dirija hariya kajya hano iwacu kambwira ngo iburyo ibumoso b'imbere b'inyuma. na kashi none izo kashi ko zamukwiye muri korali cyangwa zikamuvana mu masengesho pasiteri wabasha yateguye, kimwe na wa wundi wasambanye wakunze korali kubera ko asambanye. Ubwo kashi ntabwo zize zigira impact imeze nk'iyiki nk'iy'usambanye zitari n'umuriganya z'urubwenge. Iyo ni imiburo y'Imana. Hari n'abagabo batunga abagore benshi kubera ko amafaranga yaje. Umugabo ufite amafaranga ngo ntagira umugore umwe, ngo kandi ngo vunja mfupa ungali kijana. Koga dutoya, banyina, banyirakuru, banyirasenge, bande kose ngo ni amafaranga y'umutwe. Ngahateguye anniversaire mu mwanya w'amasengesho, ateguye umunsi mukuru mu mwanya w'ibanga ryera, akirije abantu. Muri gute mu gihe umuntu w'umugore maze kubona amafaranga mu gihe barakora bagashaka akabona karakagabo kanditse gate n'amafaranga yose nza gute mfite
nzajya kwibana njyenyine aho ngaho family imwe kandi mbabwira turimo turabihimbariza n'Imana turimo turabigiriraho turimo turabisengeraho tukabyambarira n'ibisaraba n'amakoti tukabiteraniraho hari umuntu wamubwira hano ati ko inshuro zawe kuzisharira wazareba umuntu bishyiramo akantu karyohereye nikakara ejo rero abashakiye akantu karyoshye rwose numva ni ukigishe ibuka wera yakwiho mu gitondo murabanyiza mudakabiri n'abashaki rero abashakiye akantu bana kabamo urukundo rw'Imana rubeshaho mukarambwira ati ibyo birimo ni iki ngeyo nshaka bitanu kuko nzagaruka kandi ko abantu benshi amaganya yagisha imitima yabo bamaze kuremererwa n'ubutunzi bw'isi kandi umwuka wari umaze iki rwose ko nariye ko bamuguye mwiyemera kuvuga utuntu turyoshye reka nanjye nkabateza haleluya mugiye kubwira ngo Yesu yambaraga ikanzu kugira ngo mugenzi wawe ikanzu nkahita mbabwira ngo Imana ikwambura ikanzu y'ubushomeri ikwambika ikanzu y'akazi Imana ikwambura ikanzu y'ubuseribateri ikwambika ikanzu bati muhereze Imana amashimwe zimeze urukumo mu mashyi bashaka kuvuga utuntu turyoshye ariko bikananira mubabarire rwose icyo twakora hanyuma dusenge icyo twakora muragihanganira mu byakire kuko byagiye ku mwuka we ntabwo birenze ibyo Yesu yavuze kuba maso ni ukuvuga iki ni ukuba maso ukareba niba nta bintu by'Imana watakaje ukariho ugenzura ko nta bintu by'Imana watakaje wari ufite ugatakaza ujya kubigenzura mu minsi yashize najyaga nkunda gusoma Bibiliya cyane mu gitondo nazinduka ndi gusenga hanyuma haza muri bino bintu biri gupasa bya bavuga mu gitondo kare ugabyuka wikanga ati nanjye ushobora kuba n'iki gishoboka ukareba ko nta bintu by'Imana watakaje niba barakije igenzura Imana irazirambwira ngo ariko mu minsi ntabwo ari gukora neza irangaye muzi ibintu natakaje kubyuka mu gitondo nari nemera Imana ko nzayisenga nambaye ariko no dusenga twambaye ibintu twambaye za chikopa n'amasengeri na za pinjama na wa mwenda waburi baryama bambaye ijoro none tugasenga turi kuri musitike imbere Mwami Yesu wakoze kuturinda niba nakoye cyane no gusinzira Mwami Yesu ndarushije ko twakurinze wajya gusenga ngo turinde Satani ntuturinde Satani ndagira hanyuma inenge ikintu nkakora Bible study nkasenga mu gitondo niga Bibiliya irakinenga kureba ko nta bintu wagize gute watakaje ko nta bintu Satani yakuriganije ko nta bintu Satani yakwibye wari ufite nk'umuntu w'Imana panze ngo mukomeze gukora kigira gute mu gihe amagarwa hanyuma ikindi nicyo Yesu yavuze yaravuze ngo musenga iminsi yose Pastor wabaje murategura amasengesho y'isi ngahe aho Yesu yateguye nayo iminsi ngahe iminsi ngahe yose musenga iminsi ariko ni imvugo yakoresheje ndabizi ko nawe ajya bahatana gusenga iminsi yose Yesu ashimwe cyane haleluya gusenga iminsi kandi atari amasengesho y'umuhango ayo masengesho abantu baba bari muri musike tugeze kujya ahantu mu giterane umuvugabutumwa aravuga ngo Imana itugirire nabi hari umuhondo
ibyo bintu birerekana kuba maso. Yarabwije haleluya, bati Imana itugirire nabi. Twari turi muhondo mu giterane birakora Salemu, ariko pastor nawe ngo Salemu ntuyizi, bamuvuga ko tubona bamuzi ariko ntabwo ndamuvuga, ariko ko umukozi w'Imana namubwira ngo tujya kubeshya tuvuye hano. Bati Imana itugirire nabi. Ibyo nabyo abantu barabisenga kubera gusenga mu rugo. Hagarara usenge. Nyamaze abantu mu kubera icumu umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo wambariza Imana ikagusiga. Uyu ntabwo ari umurongo wa Bibiliya, ni umugani bawuvuga igitari ku bundi. Abasaza ibyo nabyo bintu bijya binyuza n'abapasiteri Karekezi. Baracyagibuka ibintu muzababaza nababwira, baracyagibuka ntabwo tumaze ukuntu Yesu azabasa n'ahantu tuzaba. None yongereye ikintu ikihe? Rero uko muzamubaza ikintu kigiyeho ni iki? Gusenga iminsi yose. Uriya masengesho nayo ntabwo twahisha ngo tuyarangize, mugiye kuyaganiraho agira protokole zayo. Amasengesho agira protokole zayo. Yesu yabigishije uko abasenga uko bagomba kuba bameze, arabyigisha. Nuko bagomba gusenga arabyigisha. N'amasengesho azira arayigisha. N'amasengesho dukwiriye gusenga arayigisha. Ntabwo ndabyigisha, nta mwanya mfite wabyo. Muzabyiga. Pastor wabashe n'umuhanga, Pastor Karekezi n'umuhanga, n'abandi bavuga ubutumwa mufite n'abamwarimu baraka. Tubazi turi abana bangana kuri iyi. Asari bigisha. Yesu ashimwe, haleluya. Ariko gusenga iminsi yose, hagari umunsi umwe, hagari iminsi ibiri, hagari itanu, iminsi yose. Kuba maso no gusenga iminsi yose. Kandi ibi bintu wibifata nk'ibintu byoroheje kubera ko Yesu yabitanze nk'umuti. Prescription médicale. Ni prescription. Hari ibikomere by'ingora ko bya prescription bya service. Urugero no hari iby'ingora. Ariko iyo presco urumva hari iby'ingora. Ariko hari umuti Yesu yanditse. Hari imiti biri Yesu kuba kureba niba nta bintu byatwinjiranye ntabwo kutwinjira. Kureba niba nta bintu twatakaje twagombaga kuba dufite. Hanyuma no gusenga iminsi, iyo miti biri Yesu yarayanditse. Kandi yaravuze ngo iyo miti biri nituyinywa, uzi ibintu yavuze ngo tuzaruhuka ibihe bibi. Yesu ashimwe, haleluya. Yavuze ngo tuzaruhuka ibihe. Kurokoka muri icyari cyo ni ugukira barupfuye, ni ugukira danje, ni ugukira barupfuye. Yavuze ngo nimusenga niba maso muzaruhuka ibihe bibi. Iyo miti ibiri ni muhinywa. Prescription médicale, ibyo twandikiwe ibiri n'Umwami Yesu. Ntukirishe. Yavuze ngo mube maso, musenge iminsi imiti ibiri. Yavuze ngo nimubikora, Yesu wabivuze ntabwo ari muti. Birerekana ko ibintu bizakora. Yavuze ngo nimubikora muzaruhuka ibihe bibi. Ikindi yavuze ngo nimubikora muzahagarara imbere y'Umwana w'Imana mudatsinzwe. Tuzahagarara imbere y'Imana mutagira gute? Nta shame, nta soni. Tuzahagarara. Ni Yesu wabivuze. Gusenga Imana cyose mu buryo buke. Pastor Ihangane igihe bitasa kukoresha iminota, ntabwo nakoresha isaha, nkoresha iminota. Namaye saa zarenze. Nize kumutana bombe ariko. Yesu ashimwe. Uyu muti Yesu yaduhaye turawunywa turawureka. Imana idufashe. Niba Yesu yavuze ngo kuba maso no gusenga iminsi yose bizakora ibihe bibi, akanavuga ngo bizadufasha guhagarara imbere y'intebe y'Imana ngo tudatsinzwe, tudakozwe n'isoni, tudafite ikimwaro. Ubwo birashoboka tuzaba dusa na Yesu. Uko azaba asatayina gute Pastor Karekezi azabigisha. Njye ntabyo nzi. Aha azaba niho ni hehe Pastor Karekezi azabigisha. Njye ntabyo nzi. Ariko nyuzwe nuko hazaba ari nanjye ntagira gute. Njye
ndi muto mfite umutwe muto n'ubwonko buke butagira ibintu byinshi ariko nahisemo gufata utuntu tw'ingenzi. Yesu ashimwe, haleluya. Tugiye gusenga rero turamuye umuti abashaka kumuha ubuki tubwire Imana idushoboze.